araberewe cyane ariko wenda ko hari igihe wenda bajya bavuga ngo abagabo bashatse ngo bajya bari kubwiza ko abakobwa bari igihe bakumva nyine baricujije abakobwa bashatsemo mbasuze kandi mbifurize byiza mwe muje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira by'umwihariko nyine reka duhereze n'ikaze n'abakunzi bacu bari muri diaspora abumve ko tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cya none mu ijoro rero ari ku cyumweru ubwo hatangwa nyine ibihembo bya Diva Award 2025 byari ibihembo rero by'umwihariko nyine byahuruje abasitari bagiye batandukanye cyane cyane abahanzi ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga ni ibihembo rero umuramyi Dorcas ndetse nyine na Ilene muri Nzabi ureberera inyungu ry'itsinda nyine Vestine Dorcas ubwo rero Dorcas yatambukaga ku itapi y'umutuku ari kumwe nyine na Ilene gusa Vestine we ntabwo nyine yabashije kuboneka gusa babashije gushyika hano nyine mu birori nyine bya Diva Award bavuye nyine mu gitaramo cya Alarm Ministries ni igitaramo rero cyari cyahuruje abasitari bagiye batandukanye by'umwihariko umuramyi ukomeye cyane hano mu Rwanda Israel Mbonye ndetse nyine na Richard nawe yari uherutse gutaramira hariya nyine muri Beka Arena ku munsi cyangwa se nyine mu ijoro ryo kwa gatandatu nawe yari yabashije kwitabira iki gitaramo Dorcas rero nawe yari yaje gushyigikira nyine iyi groupe cyangwa se iri tsinda ryari ryateguye igitaramo Alarm Ministries gusa bakimara kuva aho ngaho ntago bahatinze bahise ko nyine berekeza mu marushanwa yari arimo atangwa nyine kugira ngo nabo bakire igikombe cyabo dore ko abangaba nyine babashije no kugitwara gusa turaza kubigaruka mu kanya bakiva aho ngaho rero muri icyo gitaramo nyine cya Alarm Ministries bahise kwerekeza nyine muri Diva Award bari kumwe nyine na Ilene muri Nzabi ni Dorcas wenyine kuko ntabwo ari kumwe na Vestine murabizi Vestine ari mu bihe bitoroshye dore ko nyine ari nabyo Ilene yagarutse avuga ati ibi harimo ntabwo ari byo gusangiza imbuga nkoranyambaga birumvikana nyine nta nubwo nawe yagerageza nyine kujya mu ruhame agerageje kujya mu ruhame yabatanze ibisubizo byinshi byagiye byibazwa n'abakontent creator hano mu Rwanda ntabwo rero yari kugerageza kujya mu ruhame we ntabwo rero yabashije kubaza dore ko nyine cyari igitaramo bari banatumiwemo cyangwa se ibirori bari babashije no gutumirwamo itsinda Vestine na Dorcas ariko nyine Vestine ntiyaboneka haza Dorcas gusa yaje aherekejwe rero na Murinzabi Ilene hari harimo abasitari bagiye batandukanye haba abasitari bakomeye hano mu Rwanda haba nka Rocky Alex Muyoboke Aline Sano ariko n'abasitari benshi by the way n'abasitari benshi bagiye batandukanye dore ko nyine ibi birori byari byahuruje imbaga y'abantu hari abantu benshi cyane bagiye batandukanye ariko nyine ni ibirori twavuga ko byabashije kugenda neza ni ibirori twavuga ko bitabayemo kwiba bitandukanye n'ibyari byaraye bibaye mu ijoro ryo ku wa gatandatu byitwa amashariki byahabwaga abakinnyi ba filimi ibi byose byari bitandukanye dore ko buri wese rero yabashije kunyurwa hari abasitari benshi bagiye bakira ibihembo gusa nkwibutsa ko nyine itsinda Vestine Dorcas nabo babashije rero gutwara igikombe ni igikombe rero twavuga ko atari igikombe cyoroshye ni igikombe rero cy'abaramyi cyangwa se umuramyi w'umwaka akaba rero ari itsinda Vestine Dorcas bakegukanye ariko abangaba nyine bakaba barahigitse Israel Mbonye bahigitse Israel Mbonye rwose abaramyi rero b'umwaka babaye Vestine Dorcas byari ibintu rero byo kwishimira dore ko aba bari bahanganyemo harimo Israel Mbonye nk'uko twari tubigarutseho Josh Ishimwe muramuzi ni umuramyi Krizo nawe yari arimo ndetse nyine n'iri tsinda rya Alarm Ministries naryo ryari rihanganye rero n'iri tsinda Vestine Dorcas abangaba ariko bahise ko bahigika nyine nta bintu byo kwirizwa batinda dore ko abangaba rero Vestine Dorcas ari abaramyi bakunzwe no mu Rwanda by'umwihariko nyine no hanze ndetse bakaba baranashyizwe no mu birori bya Afurika Award murabyibuka ibi byagiye bigororwa cyane ku mbuga nkoranyambaga
dore ko ari ibintu bidasanzwe kwitabira biriya birori bya Afrima Award. Ntabwo aba ari ibirori bisanzwe. Vestine na Dorcas begukanye rero iki gihembo nyine, dore ko nyine atari n'igihembo cyabo cya mbere gusa, ni ku nshuro ya mbere bari bagerageje kwitabira ibirori nk'ibi ngibi bitangwa mu bihembo bya Diva Award. Itsinda rero Vestine na Dorcas bari bahakandagiye, hari n'abandi bastar rero bagiye batandukanye bagiye babyegukana, by'umwihariko nyine nk'umu DJ mwiza yabaye DJ Freaks, umuhostezi mwiza aba Eric Semuhungu, nawe rero umuhanzi mushya ukizamuka yabaye Diezora, naho rero umuhanzi mwiza w'umwaka cyangwa se watanze na collabo yabaye Kevin Kade, aho yabashije rero kwegukana ibikombe bigera kuri 3 byose. Ni ikintu twavuga ko kitoroshye rero kuri Kevin Kade, kandi nyine bikaba n'ishema kuri we, dore ko nyine yatanze collabo, kandi collabo yakoze zikaba zaranagize n'umusaruro ukomeye cyane. Ni mu gihe rero uyu Desdra we yari arimo celebra cyane, aho rero abarimo Clapton, Nyakso ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo barira yo kwarika nyuma yaho nyine ibihembo byabo bitabashimishije, cyangwa se nyine umwanya bahawe muri Mashari Awards bitabashimishije cyane, dore ko abangaba nyine bagiye banabigaruka ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati rwose ibi bintu ntabwo ari byo, ni gute muhereza abantu bakora filimi ubwabo mukibagirwa abanyambo, mukibagirwa abarejisi. N'ibintu byagiye bigaruka muri Mashariki, twavuga ko hajemo umwuka utari mwiza, ariko hano nyine muri Desdra we yabashije gutsindamo bya Diva Award, we twavuga ko ari ibirori rwose byatumye agira akanyamuneza kadasanzwe aracelebra, dore ko nyine yabaye umuhanzi mwiza ukizamuka, yarahigitse barimo ya mpano ndetse na line-up. Abangaba rero nabo akaba ari bari bahanganye, akaba ari ibintu rero byabashimishije. Byarimo biba rero muri weekend yabayemo ibintu byinshi cyane, yabayemo ibintu byinshi cyane, ariko twavuze ati nk'abakuze bacu ba Voice of Time TV ntabwo twabura kubavira imizi n'imizingo, ubundi twaze tubabwira ibyaranze weekend yose, dore ko ari byo mutaba mwanamenye, cyangwa se udushya tuba twagiye turaba nyine muri ibi birori, dore ko nyine harimo haba ibitaramo bigiye bitandukanye. Richard nawe yakoze igitaramo cy'amateka, igitaramo rwose Pastor Julian yabashije nawe gukandagiramo ibintu byakoroje kwiza mbuga, ndetse ubwe nyine Richard nawe bigaruka avuga ati uyu Julian twaciye mu bihe bikomeye cyane, dore ko namusanze kuri stage. Yamusanze kuri stage rwose arabanza anabwirizamo, dore ko yari umupastor nyine ukunzwe cyane, ariko akaba yarafungiwe urusengero nyine, ariko yageze nyine kuri stage abasha kubwiriza abantu babasha guhembuka. Ni ibitaramo rero byagiye biba muri weekend yose. Ala Ministries nayo yakoze igitaramo cy'agatangaza, nacyo cyari cyahuruje abastari bagiye batandukanye, n'abastari bakomeye cyane, dore ko nyine n'uyu Richard nawe yari yakijemo. Iyi weekend twavuga ko yabashije kugenda neza, ahatari ibitaramo harimo atangwa nyine ibihembo. No kuvuga rwose abantu muri Kigali babashyize igorora, nta muntu wari uri kubura ahantu ajya, wari uri kubura ahantu agenda muhari gushya, dore ko ahangaha nyine muri Mashariki naho hari hahiye ku munsi wa gatandatu. Utaragiye muri Mashariki yagiye mu gitaramo cyo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, kandi nanone nyine utaragiye nyine mwibi bitaramo nawe uko bisa kose yagiye kureba uko ibihembo nyine bigenda bitangwa. Gusa ibyaranze weekend byo ni byinshi nyine, kandi turakomeza tujye tubagezaho 5 kuri 5. Gusa icyo gusaba wowe no kuwakanda subscribe, ugafungura inzogera, kandi ukibuka no gukora share ku nshuti zawe nziza. By the way, ariko mujye mwibuka no kuduha ibitekerezo kugira ngo tumenye ko tuba turi kumwe, tujye tumenya ko tubanye 5 kuri 5, kugira ngo nyine byose byiza nyine tujye tubibagezaho 5 kuri 5. Nge nitwa kandi ndabashimiye.